amasengesho y'abera. Imana yacu nishimwe, Imana nihabwe. Gushimiye kubw'aka kanya duhaye mwami wacu. Amina, haleluya. Wo kuza hano kugira ngo nyagasani Imana tuganire ku ijambo ryawe. Uwiteka Mana nyiringabo icyampa. Imana yari yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe. Imana yari yarambwiye muri Yesaya 48:11 irambwira ngo kubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Turabashuruje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina nitwa Kaziyake Vincent. Mukunda kunkurikirana kuri channel ya YouTube Ijambo ry'Imana TV. Ndongereyo ndagarutse, ariko noneho sinje ndi jyenyine, ndi kumwe n'umufasha wanjye, nawe yabibwira. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Nanjye nitwa Ndatimana Claire, nkuko umutwara bivuze ndumufasha we. Hanyuma rero turi kwamamaza inkuru ya Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Abadukurikiye mwabyumvise, iyo no mufasha wanjye, umfasha mu buzima busanzwe ndetse no mu murimo w'Imana turakorana. Ngenda umuvuga butumwa bwiza mu ijambo ry'Imana, nawe akaba umuvuga butumwa mu ndirimbo ndetse aba no muri korali. Uyu munsi rero byabaye ngombwa yuko tuzana kugira ngo dufatanyirize hamwe kuvuga imirimo y'Imana, uburyo Imana ishoboye n'uburyo Imana itabara n'uburyo Imana ikora imirimo. Mbere yuko rero dutangira kuganira ijambo ry'Imana, reka mbanze musabe anadusengera Imana, banza asenge kugira ngo tubone gutangira ijambo ry'Imana. Karibu no gusenga. Kadusenga Imana tuyishimira neza yayo. Imana yacu turagushimye, turaguhimbaje. Urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga n'ububasha ndetse n'ubushobozi. Uwiteka Mana nyiringabo, igahumuriza imitima y'abantu benshi. Uwiteka Mana nyiringabo, rikagira aho rivana abantu ndetse rikagira naho ribageza. Uwiteka Mana nyiringabo, turagusabye kugira ngo umutima ugiye kumanyagurirwa aha ngaha uhaze abantu mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nyiringabo uganze. Tubanje guheza imigambi ya Satani, dukuje akagambane k'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye kugira ngo uze ube hagati muri twebwe, kandi Imana duciye bugufi, wowe ushyirwe hejuru kuko uri Imana nzima. Komeza kubana natwe rero, dushyigikire muri byose, kandi abantu baryoherwe n'ijambo ryawe. Urakoze kubyumvise mwami wacu, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Turakomeje, reka tuganire n'ijambo ry'Imana. Tuganire n'ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko twaganira ijambo ry'Imana, nta karirimbo twabanza tugashyiraho tukaririmba ko mu gitabo wenda kagufasha. Haleluya. Hari indirimbo y'Ijana na 50 mu gushimisha Imana, ikunda kunezeza umutima wanjye, kandi numva na buri wese yamunezeza. Imana yacu nishimwe, reka tuyiririmbeho wenda nk'igitero kimwe. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Amen. Amen. Muri ibi byarimbye aravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda, nawe wishimire ko Yesu agukunda. Amen. Wowe udukurikiye nawe ishimire ko Yesu agukunda. Tuganire n'ijambo ry'Imana rero muri akanya, tunashimira Imana ko iki turinze. Turashimira Imana, njye n'umufasha wanjye, dufitanye abana 3. Turashimira Imana kubw'umugisha Imana yaduhaye, ntacyo tuyishinja rwose, yarakoze. No kuba tugihumeka umwuka w'abazima no kubera imbaraga z'Imana, no kubera uburinzi bw'Imana. Haleluya. Amen. Turashimira Imana rero kubw'imirimo yakoze. Reka dufatanyirize hamwe dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 65. Turasoma duhere ku murongo 24. Dusoma umurongo 24. Yesaya 65 umurongo 24 aravuze ngo maze ubwo bazaba batarantabaza
nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Amen. Amen. Ijambo yavuze ngo maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Amen. Amen. Tutaratabaza Imana ibasha kudutabara, tukivuga ibasha kutwumva. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu irumva. Dusome irindi jambo dusanga muri Yesaya 60 murongo wa 15 haravuze ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi guha ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Amen. Amen. Vugira ngo amen. Amen. Nubwo waretswe ukangwa mwene data, nubwo wababaye, nubwo waruhijwe n'ubuzima, nubwo nta munezero wagaragaye muri wowe, ariko Uwiteka aravuze ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo, ntihabe hari ibikikunezeza, ariko ngo Imana izakurutisha ahandi kandi guha ubwiza buhoraho n'ibyishimo. Imana iravuze ngo iguhaye ibyishimo. Imana iravuze ngo iguhaye umunezero. We wari ubabaye, we wari uruhijwe n'ubuzima, Uwiteka araje. Haleluya. Imana irakora, Imana irashoboye, kandi Imana igira neza. Jambo twahereho rero ryavuze ngo maze ubwo. Haleluya. Amen. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Mana ishimwe. Haleluya. Nafashijwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Tukivuga Imana ibasha kumva, Irumva. tutaratabaza Imana ibasha gutabara. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Mwanditsi wa Zaburi ya 12 murongo wa 6 arandika aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ndashyira mu mahoro w'abacurira ingoni. Imana irahagurutse, Imana ije gushyira mu mahoro w'abacurira ingoni. Imana ikora imirimo, Imana itabanje kubabwira Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Oh, haleluya. Amina. Imana ishimwe. Ndafashijwe. Amina. Amina. Amen. Wowe ukurikiye icano ijambo ry'Imana TV, ryo kubwira uburyo Imana ishobora byose, ndakubwira uburyo Imana itabara, ndakubwira uburyo Imana tutarayitabaza ibasha kudutabara, ndabwira uburyo Imana tutaravuga tukivuga ibasha kutwumva. Imana irakomeye, Imana ishobora byose. Ndababwira imbaraga z'Imana kugira ngo nawe ukurikira ijambo wumve gukora kw'Imana, wumve ubutabazi bw'Imana. Turashimira Imana, Imana yabaye mu ruhande rwacu. Amen. Turashimira Imana yatugiriye neza. Turashimira Imana. Hari igihe cyageze umuntu akabona ntibishoboka. Hari igihe cyageze, ndabyibuka dutegura n'ubukwe, twateguye ubukwe nta namba dufite, ariko dufite Nzayimana. Haleluya. Ndabyibutse. Twateguye, twapanze ubukwe nta kintu namba dufite, ariko tubitse ijambo ryahanuwe. Haleluya. Jambo riratubwira ngo n'Icyayuda barusha abandi, n'Icyayuda barusha abandi, hanyije ngo babarusha muri byinshi, babarusha muri byose. Icyambere babitse ijambo ryavuzwe n'Imana. Cyambere nuko dufite ijambo ryavuzwe n'Imana. Jewe ubwanjye nta kintu nari nifitiye namba, ariko Imana yari yarambwiye ngo nzakugirira neza. Imana yari yarambwiye ngo nzagukorera ubukwe. Imana yari yarambwiye muri Yesaya 48:11 irambwira ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Iri jambo ryarankomeje, najya gusenga nkabwira Imana ngo Mana wambwiye kuzabyikorera, urambwira ngo nta cyatuma izina ryawe ritukwa. Nanjye ndavuga ngo Uwiteka we, nanjye niringiye ijambo ryawe. Narayibonye rero, nabonye imbaraga z'Imana, mbona ukuboko kw'Imana, mbona Imana intabara, mbona Imana intumirira, aba hafi na kure baraza, mbona aho nanyuze hose mvuga ubutumwa bwiza, bose baraza bantahira ubukwe. Imana ibigenza neza. Turashimira Imana ko yabaye mu ruhande rwacu, kandi Imana ishimwe kuko n'umufasha wanjye nawe ntacyo yari afite, ni n'imfubyi, nta se nta nyina, ntabo yarebaga, ariko Imana yaravuganye nawe imubwira ko izamuha ababyeyi, imubwira ko izamutera inkunga, imubwira ko izamushyigikira. Twabonye imbaraga z'Imana rero, twabonye gukora kw'Imana. Bene data, nagira mbabwire ngo nimutuze
mutuze muharire Imana ikore, nimureke Imana ikore, mureke Imana ibyo yavuze ibisohoze. Witinya bitewe n'ubuzima urimo, wicogora bitewe n'imibereho ubayemo, witerwa ubwoba n'imitonomo ya Satani, witerwa ubwoba n'abajwi y'abadayimoni. Hoya, hari ijwi ry'Uwiteka. Zaburi iravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara, ijwi ry'Uwiteka rikokora amashyamba, ijwi ry'Uwiteka ribasha gucecekesha andi majwi yose. Haleluya, amina. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko yahabaye. Imana yarahabaye, Imana yakoze imirimo, yarabikoze. Imana warayibonye, umugabo wo kubiha, nanjye narayibonye. amen. Burya Imana irakora. Turashimira Imana. Ariko ntiwayibonye Imana? Imana narayibonye. Wabonye Imana? Oh haleluya. Wabonye imbaraga z'Imana? Imana narayibonye. Wabonye gukora kw'Imana? Wabonye ubutabazi bw'Imana? Amina. Oh haleluya, Imana ishimwe. Imana nishimwe. Oh haleluya. Imana itanga urugo. Haleluya. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Yivuge nawe ko wayibonye. Ko ari Imana itabara. Ni Imana yumva gusenga nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Ngo bakintabaza nzabatabara. Ngo kandi ngo bakivuga uko nzumva. Oh haleluya. Imana nishimwe. Amagambo anyuzuyemo cyane yo kubwira abantu ngo Imana irumva. Haleluya. Imana yumva gusenga ko abantu badafite shinge na rugero. Haleluya. Imana iratabara kandi igatabara abantu bose bakabibona. Imana turayitabaza ikatwumva ikatwumva. Oh haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe. Ujya wiherera usenge mu kibazo cyawe uko cyaba kiremereye, uko cyaba kimeze kose, ujya ubwira umwami wawe uko niwe wenyine. Oh haleluya. Niwe wenyine wumva gusenga k'umuntu, niwe wenyine wabasha kugira ikintu akumarira. Hahandi, haleluya, imiryango yananiwe, hahandi ababyeyi batagira ikintu bakumarira, hahandi inshuti zitagira icyo zigufasha. Uyu mwami wacu arumva. Haleluya. Kandi iyo cyo mukundira ntabwo ajya yumva ngo yumve gusa ngo atwumvire ubusa ngo atwumvireyo, ahubwo arumva yarangiza akanakora. Oh haleluya. Imana yacu irumva yarangiza ikaza igakora ku kibazo. Haleluya, haleluya. Imana yacu irumva yarangiza ikaza igatabara. Imana yacu irumva yarangiza ikaza ikakurengera. Oh haleluya. Baraguteza iminsi ariko wasenga Imana, Imana ikakurengera. Imana nishimwe. Babona nta kintu uzimarira, babona nta kintu uzigezaho, ariko wasenga Imana, Imana ikakumva. Oh haleluya. Ndashima Imana cyane yuko ari Imana yumva gusenga. Oh haleluya. Ni Imana tubwira ikatwumva. Uwiteka Imana arashoboye kandi ashobora ibintu byose, nta na kimwe kijya kimunanira. Ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana iserukaho rukomeye, ni Imana nyamana. Oh haleluya. Mu bibazo ufite rero, mu ntambara ufite, ujye wiherera usenga Imana. Hari aho wayisenga ukayisengera uri mu nzu yawe iwawe, mu cyumba iwawe ikakumva. Wayisenga wagiye watereye imisozi ikakumva, wakiherera munsi y'urugo iwawe ikakumva. Amasengesho y'uburyo bwose iyo yasenganye umwete kandi utunganira Imana, Imana yacu irumva. Imana yumva amasengesho y'abera. Imana nihabwe icyubahiro. kandi ikintu nkundira Imana ntabwo izadutererana muri ubu butayu nubwo bimeze gutyo, nubwo amakuba yaza. We yaravuze ngo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko Uwiteka Imana niwe udukiza muri byose. Imana yacu nishimwe. Imana yacu rero yumva gusenga, niyo turi gushima muri iyi minsi, niyo yo kubahwa. Kuko hari igihe cyageze twabwira abantu ibyacu ntibagire ikintu batumarira. Bamwe bakaba badafite ubushobozi bwo gukemura icyo kibazo, abandi bakaba babufite ariko bakatwumvira ubusa. Ariko iyi Imana nijya yumvira umuntu ubusa, nicyo kintu nyikundira. Imana nijya yumvira umuntu ubusa, ahubwo irakumva. Yarangiza ikavuga ngo umwana wanjye ubwo ntabaje, reka amanuke njye kumutabara. Imana yacu iratabara rero, twarayibonye nk'uko twabibabwiye. Imana yadukoreye ubukwe mu busa twari dufite, nta bushobozi dufite buhagije, ariko Imana idukorera ubukwe itwubakira urugo. Ndashima Imana cyane yampaye kubyara, byari bikomeye, ariko Imana yarahabaye. Ababyeyi babajya babona ko bikomeye. Uwiteka Imana yacu arashoboye. Ni Imana y'inyembaraga nyinshi, ni Imana itanga kubyara abantu batabishaka. Oh haleluya. Ni Imana itanga kubaha abantu batabishaka. Imana yacu nishimwe. Bajya badutega imitego tukayisimbuka. Imana nihabwe icyubahiro. Imana yacu rero nagira ngo mbabwire ngo ni Imana yumva, ni Imana
yumva gusenga, Imana yacu irumva. Niryo jambo numvaga shaka kubabwira, kandi ni ukuri umuntu wese ajya yiherera asenga Imana ayibwire ikibazo ko cyaba kimeze, nubwo cyaba kiremereye gifite ibiro bingana gute, nta kibazo na kimwe cyananira Imana, kuko ari Imana ishobora byose. Imana niduhana umugisha, kandi Imana ikomeze bagirire neza. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Bene data, mwabyumvise rero yuko ntabwo ari jye jyenyine, Imana yaratugiriye neza, yangiriye neza impano umufasha nawe ufite ijambo ry'Imana. Turashimira Imana rero ko ikora imirimo n'ibitangaza, kandi abantu ibyo babonaga bidashoboka ku Mana birashoboka. Imana nishimwe rero. Reka dusoza tugana ku musozo, reka dusome n'iri jambo ry'Imana ubundi dusenge Imana ibagirire neza. Fata Bibiliya yawe wowe nkurikiye, dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, ibice ni 7 umurongo wa 32. Mariko ibice 7:32, avuga ngo bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Agikura mu bantu arakihererana, agishyira intoki mu matwi, acira amacandwe, agikora ku rurimi, arararama areba mu ijuru, asuhuza umutima, arakibwira ati efata, bisobanurwa ngo zibuka. Amen. Amen. Intego y'iri jambo gendeho iravuga ngo agikura mu bantu. Umurongo 33, Yesu agikura mu bantu. Amen. Bamuzaniye igipfamatwi kandi kidedemanga, ngo baramwinginga ngo akirambikeho ikiganza. Ariko Yesu ntabwo akora ibyo abantu bamutegetse, wakora umugambi nk'uko biri muri we, nk'uko yabigambiriye. Ngo Yesu agikura mu bantu. Haleluya. Arakihererana, amaze kukihererana ngo akora ibyo agomba gukora ariko abantu batamureba. Yesu nawe agukure mu bantu. Yesu agukure mu bantu. Wa mugabo we Yesu agukure mu bantu. Wa mubyeyi we Yesu agukure mu bantu. Wa musore wa mukobwa we Yesu agukure mu bantu. Umaze igihe uri mu bantu, umaze igihe uri mu kavuyo, umaze igihe uri mu rungabangabo, ariko Yesu aje gukura mu bantu kugira ngo akore icyo yagambiriye gukora. Ndagira babwire ngo aba bantu iyo bategeka Yesu ngo amurambikeho ikiganza, Yesu akabikora, byari kuba ngombwa yuko bari kumwaka n'ibiguzi, bakamubwira bati nitwe twahakugereye, nitwe twamwinginze, nitwe twabikoze, iyo tutabigiramo uruhare ntabwo bari bukire. Ariko Yesu yanga ibyo abantu baziyitirira, wagakora nk'uko imbaraga ze zimurimo, wagakora ibyo agambiriye gukora. Ntabwo ajya yemera ko hari ibintu abantu baziyitirira, we ashaka ko izina rye ryamamara. Turashimira Kristo. Haleluya. Yesu agukure mu bantu rero. Hari ibintu Yesu atakora ukiri mu bantu, hari ibintu Yesu atakora ukiri mu businzi, hari ibintu Yesu atakora ukiri mu bapfumu, hari ibintu Yesu atagukorera ukiri hirya no hino uvangavanga. Icyo Yesu agushakaho ni uko ugomba kwitandukanya n'ibidafite umumaro kugira ngo Yesu akugirire neza. Maze ngo igipfamatwi kimaze gukira kita kigaruka, abantu baratangara batese byagenze bite. Haleluya. Hari ibintu Yesu adukorera abantu bagatungurwa, hari ibintu Yesu akora abantu bakayibaza aho byakorewe. Hari igihe Imana itugirira neza abantu batabikekaga bakazabona imirimo y'Imana. Turashimira Yesu ko atutabara abantu badahari. Amen. Turashimira Yesu yuko avugana natwe abantu badahari tutari kumwe nabo, Imana ikazaduha ibisubizo, ikazadusubiza mu ruhame abantu bateranye. Dushimira Imana. Imana rero ibaha umugisha. Tunagira mbabwire ngo wowe ugurikiye ijambo ry'Imana TV, ndagira mbabwire ngo nimuhumure mutuze imitima yanyu. Icyo usabwa niki? Nuko ugomba kwitandukanya n'ibidafite umumaro, ukava mu kivange, ukava mu bantu benshi. Kandi abantu bakubwira ngo zana iki tugushakira akazi, zana amafaranga tugushakira akazi, zana iki n'iki tukugerereyo, hoya itonde, kuko Yesu ntabwo yabikora, ntagakorera mu kavuyo. Wowe senga Imana, wizere icyo wavuganye nayo, ibindi byose ubyihorere. Cyambere no kwizera Imana. Birashoboka ko watanze amafaranga kugira ngo ubone akazi ukakabura, birashoboka yuko hari byinshi watakaje mu buzima bwawe ugira ngo urebe ko ari aho wagera ariko bikanga. Aho bigeze rero hagararira aho ngaho, aho gushaka Yesu. Egera Yesu. Haleluya. Shakana umwete Yesu, umugereho, umuwe bugufi, ubundi uvugane nawe. Nta kindi, ibyo Yesu yagambiriye gukora azabikora. Imana nishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ndashimira Imana kubw'imbaraga zayo, kandi nimwakireze ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero. Imana ikomeze kubaha umugisha. Nkuko nababwiye,
bene data mukurikirana ijambo ry'Imana TV, kandi turabashimiye ko mwakurikiranye ijambo ry'Imana tumaze kuganira. Icyo usabwa ni ukwitandukanya ukava mu bantu kugira ngo Yesu akore icyo yagambiriye gukora. Abantu benshi baraje barahurura bati murambikeho ikiganza, murambikeho ikiganza, murambikeho ikiganza, ariko Yesu ntiyakora ibyo abantu bashaka, ahubwo agikura mu bantu. Igipfamatwi agikura mu bantu, arakihererana. Warangije ngo acira amacandwe, amukora mu matwi, amukora no ku rurimi, ngo agaruka avuga, agaruka kandi yumva. Abantu baratangara, batangazwa n'ibibaye. Haleluya! Ndashaka ko abantu bazatangara babonye ibyo Imana ikoze. Ndashaka ko abantu bazavuga imbaraga z'Imana bitewe n'izo babonye, bitewe n'imirimo Imana yagukoreye. Wowe mwene data ukurikiye iri jambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo tuza umutima, wihangayika, Yesu aracyakora. Ko yakoraga kera n'uyu munsi wa none aracyakora. Fasha rero dusenga Imana, undi asigaye ujye mukomeza mukurikire iri jambo ry'Imana umunsi ku munsi, muzajya murikurikira. Amazina yanjye nabwiye ko nitwa Kaziyake Vincent, channel ijambo ry'Imana TV. Nimero yanjye ni 078 48 49 9. Waba uzayikurikirana uri hanze mu bihugu byo hanze, waba uri hano mu Rwanda, ndagira nkubwire ngo komera, tuza umutima, Yesu aracyakora. Ihanganira ibikugerageza, Yesu arashoboye kandi azakurengera. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri Imana ishobora byose. Turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze. Turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu ukaturinda. Turagushimiye ko watwimanye igihe Satani yaraduhagurukiye. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye Mwami kuko wemeye kuturinda, ukaduha urubyaro, ukadukorera ubukwe, kandi uyu munsi wa none turagushimira imirimo yawe dukomeje kugenda tubona. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Sengeye bene data bakurikiranye iri jambo ryawe, sengeye abagabo baryumvise, sengeye ababyeyi abagore baryumvise, sengeye abakobwa n'abasore baryumvise, kugira ngo imbaraga z'Imana zongere zibamanukire, kugira ngo kwizera kongere gukorere muri bo, kugira ngo Mwami ubashoboze kwitandukanya n'ibyo utishimira, bashoboze kuva mu bidafite umumaro, bashoboze kuva mu byo udashaka, kugira ngo usohoze umugambi wawe ku buzima bwabo. Ndabasengeye kugira ngo umucyo wawe ubarasire abari mu mwijima wa Satani, umucyo wawe nubarasire abari mu tubari, abari mu byaha bitandukanye, umucyo w'Imana nubarasire. Ndabasengeye Data kugira ngo ubikorere kwiyubahisha, natwe tuzagushimira tubonye hari benshi bavuye mu byaha kubw'ijambo ryawe. Urakoze Mana, ndagushimiye. Komeza ubane natwe kandi ukomeze ubane n'ubwoko bwawe hirya no hino. Icyubahiro n'ikibi kiri mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye. Imana ibahe umugisha, amen.